amahoro atemba ava mw'ijuru yumvise gusenga kwanje anyuzuza umunezero nuzuye amahoro atemba ava mw'ijuru yumvise gusenga kwanje anyuzuza umunezero shimwa shimwa himbazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Abitorera munyikirize haleluya. Amen. Imana ishimwe muri Kristo Yesu ko yongeye kuduha amahirwe umugisha wo kongera guhagarara imbere y'abera. Ubuntu butangaje Imana itugiriye uyu munsi. Ndashima Imana ko Imana yandinze kandi ubugingo bwa Kristo bukarindirwa muri iki. Kandi n'umubiri nawo urarinzwe n'umwuka wanjye birarinzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Turashimira Imana ko ikizigamye itorero rya Kabuga kandi ikaba ikiribereye maso. Turashima ko mukiririmba mucyumva ijambo ry'Imana mugitaramira Imana ku mubare w'abantu benshi bangana gutya abahagaze n'abicaye mwese Imana ibahereza umugisha. Hanyuma ndashimira abayobozi b'itorero batugiriye icyizere mushumba w'itorero. Turashimira tuyishime nk'umuyobozi w'icyumba n'abandi bene data bose bafatikanya kuyobora iki cyumba ko mwaduhaye ikaze. Imana ibaha umugisha. Nari mvuze ngo Imana ibaha umugisha. Hanyuma turashimira abakristo mwese haye Imana umwanya mukaza kumva icyo Yesu avuga. Namwe Imana ibaha umugisha. Haleluya haleluya. Kubatanzi amazina cyangwa abayibagiwe tudaherukanye, nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa kandi Imana yahaye agakiza. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ntago dufite umwanya wo kwivuga, dufite umwanya wo kuvuga Yesu. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 14. Ezekiyeli 14. Dusome duhere ku murongo wa 12. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 14 murongo wa 12. Aravuze ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu, igihugu nikingorera icyaha kigacumura nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima maze nkagiteza inzara nkagitsembamo abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo abantu batatu, Nowa, Danieli na Yobu, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko umwami w'Uwiteka avuga. Amen. Dusome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 22. Luka 22 murongo wa 28. Luka 22. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 22 murongo wa 28. Haravuze ngo nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye,
kugira ngo muzarye munywere mwegera ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucira imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Amen. Dusoreze mu byahishuriwe Yohana igice cya 21, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Byahishuriwe Yohana igice cya 21 umurongo wa mbere, ni igitabo giheruka muri Bibiliya. Ibyahishuriwe Yohana 21 umurongo wa mbere. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi bya mbere byari bishize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Amen. Munyikirize twese amen. Mwami yampaye amagambo ngo tuyaganire, kandi rwose Imana ize kumfasha nze gukoresha igihe uko kiri, kubera ko ni byiza ko twubaha n'igihe. Aya magambo tugiye kuganira afite intego ivuga ngo Imana ikumbura umukiranutsi. Amen. Imana ikumbura umukiranutsi. Imana ni umuremyi, nkuko dusoma mu Itangiriro igice cya mbere. Imana ni umuremyi, kandi na Yohana yarabivuze mu butumwa bwiza igice cya mbere. Yaravuze ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, mu byaremwe byose nta na kimwe Imana yaremye adahari, kuko niwe wari ijambo ry'Imana. Hanyuma Imana ni umuremyi ku buryo idakennye ikintu yakumbura. Ibyo tubonesha amaso, ibyo tuzi bingana n'ibyo tugomba kumenya, n'ibyo tutari twabonesha amaso, ibinyabuzima bifite ububasha n'ibinyantege nke, ibyo byose byaremwe n'Imana. Kandi kubize hariho indi mibumbe tutabonesha amaso. Icyakora abashakashatsi n'abahanga bamwe bagerageza kujya kuyishoboka bakagerayo kuhareba. Ibyo bintu byose byaremwe n'ubushobozi bw'Imana, byaremwe n'imbaraga z'Imana, byashyizweho n'amaboko y'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryabishyizeho. Ariko muri ibyo bintu byose, ibintu Imana ikumbura ni ikintu kimwe gusa. Imana ikumbura umukiranutsi wayo. Haleluya. Ijuru ririmo ibinyabuzima byinshi, harimo abamarayika b'ibyiciro byinshi. Hariyo ibizima, hariyo abakuru, hariyo abakerubi, hariyo abaserafi, hariyo abera bategereje ko natwe dutunganywa kugera ku gihagararo cya Kristo ngo tuzasanganire Umwami. Aba bari mu ijuru. Mu kirere harimo ibinyambaraga n'ibinyabushobozi. Ibyo Pawulo yavuze ngo ntiturwana n'ibifite umubiri n'amaraso, ngo ahubwo turwana n'imbaraga z'umwijima. Avuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Isi n'ibiboneshwa amaso birimo ibinyabuzima byinshi by'ibinyabubasha, ariko ibyo bintu byose nta na kimwe Imana ikumbura. Imana ikumbura umukiranutsi. Umukiranutsi ninde? Iyo tuvuze umukiranutsi tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze umuntu wagize amahirwe umunsi umwe, haba ari ku manywa cyangwa ari nijoro, agira amahirwe yo kumva ijwi rya Kristo, arihishuriwe n'Umwuka Wera, riramubwira ngo hari Umwami wakwitangiye, hari Umwami wemeye kujya ku musaraba, hari uwatanze ubugingo bwe, hari uwatanze umubiri we, hari uwirekuye, hari uwasize ubwiza yari afite mu ijuru, yemera gusiga protokole zose, aza mu isi gushaka yari yarazimiye. Bibiramo ngo kwizera niko guhesha umuntu kumva, akumva ijambo rya Kristo. Kwizera niko gukomanga ku rugi, kugakomanga umutima w'umuntu, kukamubwira ngo hari Umwami. Imana ihabwa icyubahiro. Uko kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo niko gutuma umuntu ahinduka icyaremwe gishya. Uwo munsi ntabarwaho gukiranuka ku bw'imirimo, ahubwo akabarwaho gukiranuka ku bwa Kristo Yesu. Abaje gusenga amen. Abo benabo bahindurirwa ubuzima completely, bahindurirwa ubuzima
kandi bakabaho ubundi buzima bakirina, bakirya akawunga, bacyambara ibitenge, bakigenda n'imodoka, bagenda n'indege, ariko bakaba bafite ubundi buzima buri inyuma y'ubwo buzima. Bafite uko babayeho, batujwe ahantu, niko Petero yanditse. Yaravuze ngo ariko mwebweho muri ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ibashyira ahantu hayo ngo kugira ngo bamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye. Yohana yandika ibyabo yaravuze ngo abo ntibabyawe n'umubiri n'ubushake bw'umubiri, ngo ahubwo babyawe n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. ADN zabo ntabwo ari iz'abasinga, si iz'abazigaba, si iz'abacyaha, oya, bafite ADN zo mu ijuru. Abo babyawe n'Imana babaho nk'uko Yesu yakabaye hari inaha. Abo rero ntibaruhanya, bitoza uko bazabaho mu ijuru kandi bakiri mu isi. Mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose n'imiryango yose, hariyo urubyaro rw'Imana, Imana yaronse kubw'ubuntu bwayo. Ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana kubwo kwizera umwana wayo Yesu Kristo, byabahinduye abana b'Imana. Basa n'abatagira icyo bafite, nyamara bafite byose. Abo n'abanyamugisha, basima n'ingoma na Kristo. Abo n'abanyamugisha, imubikamo ubugingo, kandi ubwo bugingo ni Yesu Kristo, ni ubuturo bw'ubugingo. Murimbyi yaravuze ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu. Aravuga ngo ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye, ngo kandi yashyizemo ubutwari. Abo rero ntibatinya inzara, ntibatinya kubengwa, ntibatinya amatiku, ntibatinya ibyorezo, bagendana ubugingo bwa Kristo. Bafite ubugingo. Abo ni abakiranutsi. Abo rero niba Imana igikumbura, yareba ibizima biri kwiramya ngo urera, urakiranuka, ikabona ni ibintu bisanzwe, kuko nibyo yaremewe. Ibyo nibyo yaremewe guhimbazwa, nicyo kitumye ibaho. Irareba abamarayika ikabona ngo, umwanditsi we yaravuze ngo ni mu Baheburayo, yaravuze ngo abamarayika Imana yabagize imiyaga, ngo ariko igeze ku mukiranutsi ngo imuhindura umuriro. Ni ibiremwa bitangaje abakiranutsi. Uretse kumuza mugahombeka amaso tukubika imitwe nk'imiberanya, yaba mugahishurirwa abo muri bo, ntago mwazongera kubika imitwe imbere y'abadayimoni, mwajya muvuga ngo dufite ubutunzi. Kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubusha. Haleluya. Iyo twizeye meza nk'uko ku musaraba hariyo hatu iriba, hari inyota twanywereye amazi meza. Haleluya. Imana ikumbura umukiranutsi, ni umuntu wamaze kwizera, wamaze guhindurirwa ubuzima, ni icyaremwe gishya, yabyawe n'Imana. Iri jambo twasomye muri Ezekiyeli rero, Imana yigeze yagira irungu, kandi igira irungu abantu bahari ngo buzuye igihugu. Nasomye muri Yeremiya igice cya 15, Imana yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo ningambirira gukora ikibi, nkateza igihugu inkota, igihugu nkagiteza ibishya, nubwo haba harimo Samweli na Mose, nta wambuza kubikora. Imana igira irwara irungu kandi ikabuga yuzuye, ikarwara irungu neza. Ariko nyine mbivuze nk'umuntu, Imana se nyine mbivuze nk'umuntu,
yihangane ko mbivuze nk'umuntu numva ariko nabivuga nyine, ariko ahari igikumbura. Imana rero yagize irungu, igira irungu kandi muri Isiraheli huzuye abantu. Ibwira Ezekiyeli rero, yambwita Ezekiyeli rero hari ibintu ngiye kuzakora muri Isiraheli. Irambwira ngo ariko iyo nicaye mbura umuntu bigatuma nkumbura abagiye. Iramubwira ngo ninteze igihugu inkota, nkateza igihugu ibyago, nkemera abanzi bakinjiramo bigatuma igihugu kiba umwirare, nkabyemera bikaba. Imana ijya yemera ibyago n'amakuba byinjira, ariko icyo nakundiye Bibiliya yaravuze ngo Uwiteka akiza umukiranutsi muri ibyo byose. Munyikirize amen. Ibwira Ezekiyeli iramubwira ngo kubw'icyo ndumva nkumbuye abantu batakibaho, batakiri mu isi. Iramubwira ngo ninteze ibyago igihugu, umutsima ukabura, abantu bakagira inzara, kandi ababyeyi bakaburana n'ababo, njyewe Uwiteka iki gihugu nubwo cyaba kirimo Danieli, nubwo cyaba kirimo Yobu, nubwo cyaba kirimo Nowa, bakagaruka ngo gukiranuka kwakiza ubwabo bugingo. Uzi icyo bivuze? Agakiza ni umutungo wawe, ntago ari ivangamutungo. Hari abantu bajya bibebeza ngo data ngo yasenze Imana ngo ntago Imana yankoze isoni. Bene Eli ntizabakoze se kandi sari umutambyi mukuru. Ibyo rero wigira ntago ari byo ngo ngiye ngo mvuka mu badiyakoni ngo mama ngo yakoreye Imana. Urabona wapi? Agakiza si ivangamutungo. Hari n'ukuntu abana babashumba ariko bamaze gusobanukirwa ubutumwa bwiza, wajya kubona ari abantu biraye ubona utamenye ibyo ari byo, ariko batangiye kugenda Yesu abahumura amaso, batangiye guhishurirwa Kristo. Ntago agakiza bagashayaringa, nta muntu ufata agakiza ngo agashayaringe. Kristo niwe wenyine ushayaringa agakiza. Abaje gusenga amen. Imana ibwira Ezekiyeli iramubwira ngo yewe mwana w'umuntu we, n'intumi bikomeye byinjira mu gihugu, hakaza amakaga n'ibikomeye, nubwo haba harimo Danieli, nubwo haba harimo Yobu, nubwo haba harimo Nowa, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo bonyine. Imana yari yagize irungu. Iyo Imana ikumbuye umutima wari uri muri Danieli, ibikumbuye umutima umeze gute? Ibikumbuye umuntu uteye gute? Ibikumbuye umuntu umeze gute? Wabayeho gute? Imana ikumbuye Danieli, ni umugabo wavuye iwabo i Buyuda agera i Babuloni, uko yari ari Yerusalemu aba ari kamera i Babuloni. Haleluya. Ibikumbuye umugabo udahindurwa n'ibihe, ibikumbuye umugore udahindurwa n'ibihe. Umugabo uva mu gihugu cy'imitsima cy'amasezerano akajya ahantu hataba nibature, akajya ahantu hataba korari, akajya ahantu hataba ibyiciro, hataba groupe z'amasengesho, agakomeza agakiranuka. Umugabo udahindurwa na situation, avuga ngo ubwo mvuye ahantu protocole ndeba nzakora ibyo nshaka. Badafite deuxième bureau, ubwo ningo za kabiri. N'abagabo bafashe ibyemezo baravuga ngo twebweho tuzakiranuka byanze, tunakiranuke byakunze. Dukomere Imana amashyi menshi. Aya mashyi tuyakomera Yesu. Nguyu musore warinze apfa atabyaye azize ibyaha bya Hezekiya, babajyanye ari inkone kuko ijambo ry'Imana ariko ryavuze. Hezekiya amaze kumurikira Abakarudaya ububiko bw'intwaro n'ubwiza bw'inzu y'Imana, Imana yararakaye kandi yabikoze mu myaka 15 Imana yari yamwongereye ngo bituma umutima w'Imana ubabara. Imana yambwira ngo yewe Hezekiya, icyo ngicyo ukoze kizatuma abasore beza n'abagore beza n'abakobwa beza n'abagabo beza b'inyamibwa bose umwami Nebukadinezari azabatwara baba abanyagano, bazamarayo imyaka 70. Njyewe nimba ishaka nzabagarura. 70 irangiye nibwo Imana yabagaruye. Haleluya, haleluya. Ukuntu mumeze nk'abakiriya beza bijuru. Rero ntago nava hano nacuruje itarano yanjye, bibaho. Aya mashyi tuyakomera Yesu. Haleluya. Hari igihe Yesu ngo yakoresheje igiterane araryoherwa, ngo bari ku musozi ngakoresha igiterane araryoherwa, ngabwiriza umunsi wa mbere abona burije ati mugume hano mbabwira amagambo ashaka. Abwiriza uwa kabiri ati baravuga ati ntaho tujya business twazifunze, turashaka kumva Yesu. Haleluya.
abwiriza umunsi wa gatatu abona abantu batangiye guhonga, aravuga ati barampfanye tu, nabasengesheje ayo batateguye. Ngabanyuze mu gikari abaza Filipo ati Filipo, hari ikintu mufite ngo mugaburire aba bantu barye batagwa mu nzira? Arambwira ngo Yesu, dufite imitsima 5 n'amafi 2. None se urabona abantu byahaza abantu 5,000 bicaye iminsi 3, hano harimo abagabo bafite apeti n'abagore. Ubu koko urabona amafi 2 n'imigati 5, ntago iyo mibare ibaho. Yesu aramubwira ngo iyo mibare ntibaho ku bantu, ariko mu ijuru iyo mibare ibaho. Rero ubanza uwo mwuka wari kuri Kristo nanjye uri bumfate, ndababwira ibya Yesu. Murasa neza, mumeze neza, dore korari yambaye imikenyero, dore turababwira ibya Yesu. Haleluya! Maze rero imitima yanyu ihinduka imbibe nziza, mugende mwera imbuto nyinshi. Ariko ubundi umuntu yaba profita akabaganiriza kugeza nk'ejo, undi hagacu aho wagaciye ntihahandi tuzapfa. Ariko kubera ko nyine tucyambaye umubiri, murataha mukanya, muhumure murataha. Nahindi munda babwira ngo Imana yarwaye irungu, ariko nabivuze nk'umuntu ikumbura umuntu ufite umutima nk'uwa Danieli, umugabo ufata ivyemeza akavuga ngo nubwo ntari iwacu, nubwo inanga twazimanitse. Zaburi niko yavuze ngo abanyamahanga badushakagamo ibyishimo, ngo tukababwira ngo ntitwaririmbira inaha, ntago indirimbo zacu twaziririmba, ntago mujya mwumva ibyo bavuga. Nahoze mbwira Olivier nkambwira ngo ururimi rwo mu ijuru ntago ari ikinyarwanda, keretse wambaye kuteri zo mu ijuru niwo wumva iby'Imana irimo iravuga. Ariko ubundi ubu hano haje umushinwa ufite kuteri zo mu ijuru, nabwiriza mu kinyarwanda kandi akumva iby'Imana irimo iravuga. Ntago Imana ivuga ikinyarwanda, Imana ivuga ururimi rwo mu ijuru. Niyo mpamvu bisaba ngo umuntu aba yambaye kuteri kugira ngo yumve iby'Imana irimo iravuga. Na Nikodemu byamubayeho, Yesu arinda ajya mu migani, ajya mu arashakisha, agera muri teoloji, aravuga ati hagize umugisha abona Nikodemu arumvise, ariko byari byanze. Ntago Imana ivuga ikinyarwanda, ivuga ururimi rwo mu ijuru. Haleluya! Ndafashijwe n'ukuri, ariko muri beza Mana. Danieli ni umugabo wafashe initiative yo gusenga umwami yabyanze, bashiraho n'igihano, baravuga ngo umuntu uzajya usenga inaha agasenga Imana ya Danieli, uwo muntu urugo rwe ruzatemagurwa ruhinduka icyavu, azibagirana inaha. Danieli aravuga ngo kugira ngo munteranye n'Imana yanjye, naba umwanzi wanyu ariko nkaba inshuti y'Imana. Aho kugira ngo munteranye nayo, nge naba umwanzi wanyu, naba umwanzi wawe Nebukadineza, ariko Yesu akaba inshuti yanjye. Uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ndi imbata y'icyaha cyose, sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, sinyita ku biri mu isi, Yesu aranyuze. Uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ndi imbata y'icyaha cyose, sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, sinyita ku biri. Yesu bafata umwanzuro ntawabahanuriye. Dore twebwe turashaka abatureberamo, abareberemo ababwire rwose tuyishima, abareberemo ntacyo bitwaye, kandi aba bose n'abahesha b'umugisha nta kibazo. Ariko nanjye reka mbabwire ibyo yabantumyeho, munyishyirize haleluya, kandi nanjye mo ndabareberamo. Amina. Ijambo ry'Imana niwo muhanuzi mukuru. Danieli aravuga kugira ngo munteranye n'Imana, sha Imana niyo nabura nkagira icyobo, ariko nava inaha nkasubira iwacu, nubwo nagenda ndi imbohe, ariko naba nkifite Imana. Imana iravuga ngo Danieli uramara amaje kwe, ngo yasengaga 3 ku munsi, ukabonye pause ngakagenda mu nzu ye, ngagakingura amadirishya ya Yerusalemu, akavuga ngo Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, turacyariho, turacyahari, ntuzabura icyubahiro duhari, turacyagukorera, turacyakubaha, ntabwo imvi yacu azapfukamira ibigirwamana. Haleluya! Imana
iranezerwa cyane. Ngo umunsi umwe bamufata arimo arasenga, barambwira ati turagufasha sha, ngo ino tukujyana itegeko ry'abamedi n'abaperesi riragufashe riraguhama, tukujyana imbere y'umwami, dore wegize akaraha kajyahe ngo umwami aragukunda. Ibyo se wigira n'ibiki? Itegeko n'iteka ry'abamedi n'abaperesi ntirikuka, araguhana byanze bikunze. Ngo bamugejeje imbere y'umwami, Daniel aramureba, ngo umwami aramureba yubika amaso, avuga ngo Daniel we ko bagufashe shawe, ntacyo nahindura ku nyandiko y'iwacu bateyeho kashe, hariho ikimenyetso cy'impeta yanjye, ntacyo nabihinduraho, uremera upfe. Arambwira ngo ariko Imana ukorera, Imana wizera. Erega nubwo tutabana mu byumba barabizi ko iyacu ikora. Erega nubwo mutajyanye mu misozi gusenga barabizi ko iyacu yumva. Erega nubwo mutajyanye mu misozi barabizi ko ari inyambaraga, barabizi nubwo batinze kubyizera, barabizi ko umukiranutsi yarararira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Barabizi. Aramubwira ngo genda, Imana ukorera ibasha kugukiza. Daniel aramubwira ngo nahitangiza napfa ntayisebeje, nahitangiza napfa idasebye. Ariko ndimo ndafashwa cyane, naho napfa intare zikandya ariko naba nsize amateka, naba nsize urwibutso. Nibura abantu bo muri Kabuga vile bajya bavuga ngo habayeho umugabo wihanganye intare ziramurya ariko ntiyatuma Imana isuzugurwa. Daniel baramumanukana bamujyana ku rwobo rw'intare, barumujugunyamo, Imana ireba. Ariko ngo hari ikintu yari yakoze muri iryo joro, intare zari zimaze iminsi zitarya, ngo barazishonjesheje bien, marayika w'Imana araza, niba yaraganiriye nazo. Ni kwa kundi nyina bigisha tushyiramo n'utuntu turyoshya inyigisho, ariko ubundi nta biri muri Bibiliya, ni ukuntu turyoshya inyigisho ariko tubihawe n'Umwuka Wera. Niba yaraje akazibwira ati buriya nta nubwo inyama za Daniel zabahaza, mwihangane ejo nzabagaburira ipura yuzuye. Intare ziti wi afande turakumva, uvuze neza. N'ubundi Daniel w'ibiro 45. Reka babwire, niba hari regime nziza, ninde ushaka kugabanya ibinure, uri hano ngo mubwire regime no kugabanya isuka, genda usenga yitatu. Ninde ushaka regime ngo nyimurangire, senga yitatu iki cyumweru, ubutaha uzasenga yibiri, igitaha uzasenga yumwe, urebe ngo iyindi iravaho byihuse. Hari regime Yesu yateguriye abizera. Se wowe ukunda ibiryo nk'aka kantu dukoresha turi guteka. Ubwo dayimoni ingana n'umubuye wayirukana kwere. Daniel yahoraga mu masengesho, marayika aramubwira ati n'ubundi inyama za Daniel ntizabahaza, ejo nzabaha inyama nyinshi murye muhake. Haleluya. Ubwo atagusize cya gihe na n'ubu ntazagutererana, ubwo atagusize cya gihe na n'ubu ntazagutererana, ubwo atagusize muri rya joro na n'ubu ntazagutererana, ubwo atagusize muri ya manywa na n'ubu ntazagutererana. Daniel yinjira mu rwobo rw'intare nta jwi yumvise, Imana itamubwira iti komera ndi kumwe nawe, no, yarizeye gusa. Ngo bakimujugunyamo, ngo aragenda aryama hagati y'intare. Abigisha bajya bavuga ngo zararyamye ngo arazisegura. Ibyo nyine ni uturyoshya inyigisho, kandi natwo ni twiza iyo tuduhawe n'Umwuka Wera. Daniel ararana n'intare mu mwobo, intare rarana n'ipusi tuzigushyi. Ni hano hepfo ntago ari kure. Hari uwo nabonye ariko yifotoreza aho yigira gutya, arimo arayigira gutya,
ngo ni intare ngo yo kwifotoreza ibifasha urutoki irakurura ifotoreza ku ntare wifata selfie, ibyo se bibaho? Ariko Daniel umuntu wasenze yararanye nazo. Ariko ma haleluya, mu rukerera kare ngo umwami arabyuka, asiga atabwiye umugore ahagiye, arabyuka ngo aragenda ajya ku mwobo Daniel bamujugunyemo, ngo ageze hafi yawo ngo arahamagara ngo Daniel mugabo ukundwa cyane, barabizi ko Imana idukunda. Daniel mugabo ukundwa, Imana yawe yakurinze, Imana yawe yabanye nawe. Harita bati karame mwami, haleluya, karame mwami. Umwami aravuga turacyariho. Daniel ati ndacyariho. Uracyahumeka? Ndacyahumeka. Ni izihe mbaraga, ni ubuhe bushobozi, ni ubuhe butware butumye ugihumeka mu rwobo kandi wararanye n'intare zikaba zitakuriye? Ari nkanjye nari guhita ngwa muri koma, ariko kuko nyine umwami abagabo burya bihagararaho ngo yihagazeho. Aramubwira ngo mva nkubwire mwami, aracyari mu rwobo. Ibyo bintu byose arimo aravuga marabivugira hagati y'intare. Wagiye uvuga Imana neza ukiri mu bukene, ukavuga Imana neza ukiri mu ntambara, ukavuga Imana neza amafaranga ataraza, ukavuga Imana neza umugabo atari yahagera, ukavuga Imana neza amaduka ataraza, ko Imana izagukurayo, izakurindirayo. Aramubwira ngo mwami, hari ingingo ebyiri zandengeye, nizo zonyine zatumye Imana ibumba iminwa y'intare, ntizinkozeho amenyo yazo, kandi inzara zazo ntacyo zantwaye. Aramubwira ngo ingingo ya mbere yandengeye, ngo Imana yarebye umutima wanjye ngo ibona nta kinshinja. Imana yarebye umutima wanjye ibona nta cyaha kimbamo. Urabizi ko tubana ku ntebe, ikaramu yanjye ntirarenganya abapfakazi, ikaramu yanjye ntirarenganya imfubyi, sindasinya ibintu bidakwiriye gusinyirwa. Imana yapimye umutima wanjye ibona nta cyaha mfite imbere yayo. Icya kabiri aramubwira ngo kandi mwami, uretse n'Imana utabona, nawe ubwawe tubana buri munsi muri ofisi, urabizi neza ko gahunda z'akazi ndazitabira, sindabeshya ngo napfushije kandi ari bazima kugira ngo mbone pose. Imana yapimye umutima wanjye, kandi Imana ipima n'iby'akazi, isanga byose mbikora neza, ari imbere yayo n'imbere yawe mwami, nta rubanza na ruke mfite. Nicyo cyatumye Imana yohereza marayika wayo, nicyo cyatumye Imana yohereza marayika wayo, araza bumba iminwa y'intare. None ndacyariho, none ndacyavuga, none ndacyaririmba, none ndacyabwiriza, none ndacyagikabuga gusenga, nuko Imana yohereje marayika. Umwami arambwira ngo wavamo bigakunda. Daniel ati imbaraga zandinze zanankuramo. Abaramubwira ati oya, reka nguhere ifuti ngo abantu bakuzamura, babandi bakujugunyemo nibaze bagukuremo. Ayo Kabugavire, Imana yabantumyeho irambwira ngo nze mbabwire ngo igikumbura umukiranutsi abaje gusenga. Haleluya, Imana igikumbura umukiranutsi. Twebwe dukumbura abashuna babe, yakwita shushu kumva ntiwararusinziriye, yakubwira ngo wabyuta ukumva urakeye, yakubwira ngo wambaye neza ukumva urarenze. Ariko Imana igikumbura umukiranutsi. Munyikirize haleluya. Daniel ngo bamukura mu rwobo rw'intare. Umwami aravuga ngo mvuye aha ntagize icyo nkora naba ntari umwami. Ngahita atuma agenda, ahamagaza igitabo, arandika aravuga ngo ngiye umwami Nebukadinezari, uhereye none nciye iteka. Imana ya Joseline, shyiramo izina ryawe, shyiramo izina ryawe, iyanjye niyo yawe, yitwa Uwiteka. Aravuga ngo ngewe Nebukadinezari nciye iteka, ndi umwami uyoboye ibihugu bifite intara 120, ndanditse n'ukuboko kwanjye kw'iburyo, ndavuze ngo Imana ya Daniel niyo Mana yonyine ifite amaso irareba, ifite amatwi irumva,
niyo yonyine igira ikirema kandi ikagira niyo yonyine ole stado bene morsaye bene pasowa niyo ihera ku busa igahera ku bitagira ishusho ikabiha ishusho niyo yonyine haleluya niyo yonyine irara imfubyi zigakura niyo yonyine irara abapfakazi bakabaho niyo yonyine yishyurira umuntu niyo yonyine itanga ubugingo niyo yonyine irinda abantu amahembe niyo yonyine niyo ihera ku busa ikarema ibifatika aravuga ngo kandi kugira ngo nerekane ko bifite ubuzima mwebwe mwafashe Daniel wamukojejeho intoki wese n'uwamugambani wanditse kuri WhatsApp n'uwashyize kuri stati n'uwahohereje kuri Facebook mwese mwavuze nabi Daniel uhereye none ndategetse ndi umwami Imana yabwiye Yakobo imubwira ijambo rikomeye yamwe ngo kuko wambereye inkora mutima kandi ukabaho kubaho nanjye nicyo kizatuma nanga ingabo nyinshi zikivuga ubwawe zigapfa ndumva naguruka nicyo kizatuma Imana itanga ingabo nyinshi numva nagenda nkora kuri buri Yakobo nkamukoraho nkambwira ngo nicyo kizatuma nkagenda mukora ariko mubwire ngo yewe Yakobo we nicyo kizatuma komera Imana amashyi tera haleluya tasonera hello sakera bone bainimo shaya wele stand away hello pestado nemai Nebukadinezari utagira ngo yari yoroshye ntago yari yoroshye yari ameze nka Amerika y'ubu abifungiye umwuka irawufunga burundu ikawubana bavuze bati iki gihugu tukimye peteroli n'uwo mwanya bavuze ngo iki gihugu tukimye ibi nako kanya bihita byikora automatically Nebukadinezari nizo mbaraga yari afite ariko hejuru y'imbaraga z'umwuka wa Nebukadinezari hari imbaraga z'Imana uwo munsi Imana iranezerwa ngo bafata abagabo n'abagore babo n'abana babo ngo babajugunya muri rwa rwobo birevanga intare zabasamiye hejuru marayika aravuga ati bon appétit muryoherwe rata ntare musoza amasengesho aha abandi baciye bagapfa niho nanjye naciye nkabaho aha abandi baciye bagapfa aha abandi baciye bagapfa niho nawe waciye ubaho aha abandi baciye bagapfa niho nawe waciye ubaho aha abandi baciye bagapfa mama we niho nawe waciye ababyibutse batera haleluya haleluya Daniel yatumye Imana ikumbura umuntu kandi mukumbura Daniel atakiriho urakoze mama Imana yarwaye irungu iravuga ngo nakuraho umugabo w'umuyobozi uzi ko imfubyi zikwiriye kubaho akamenya ko abapfakazi bakwiriye kubaho akamenya ko inshiki n'ababuze ababo ariko Imana iracyabafite munyikirize amen Imana irwara karanse yo kubura abantu
ibwira Daniel ngo rero iki gihugu nubwo cyagarukamo Daniel nakiza ubwe bugingo wenyine. Daniel ahagarariye abakiranutsi bose baba mu nzego bakorera Imana, bavuga ngo nubwo turi hano tuzakiranuka tugeze ku gupfa. N'abayobozi nibashaka baba perezida b'amakorari, nibashaka baba abayobozi b'amaministeri, nibashaka baba abayobozi muri leta, n'abagabo n'abagore n'abakobwa n'abasore bahagararanye n'Imana bavuga ngo ahangaha idushyize ikwiriye guhabwa icyubahiro. Nibashaka bari bamutwara sibo, nibashaka bari bagitifu, n'abantu bahagararanye n'Imana. Imana ivanga abangaba nzemera nitwe Imana yabo. Abanyumvise amen. Abaje gusenga haleluya. Imana yavuze ngo kandi iki gihugu nubwo cyaba kirimo Nowa ninde uyu Nowa ninde? Ni umugabo wumvise Imana abantu bose barayibuze, ngo agiye kumva yumva Imana ngimugiriye ubuntu ngivugana nawe, iramubwira ngo Nowa, igice cya 6 cy'itangiriro, Nowa, iherezo ry'ibinyabugingo byose rije imbere yanjye, kubera ko abantu bakomeje kuba babi, barimo barakora ibyaha kandi si cyo nabaremeye. Paulo yandikira Abefeso ibice 2:10 irabwira ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngiyi Imana yateguye kera kugira ngo tuzayigenderemo. Iyo urimo urakora ibyaha uba ukora ibintu Imana itateguye. Nowa ngagira umugisha ku Mana, Imana iramwegera irambwira ngo uraho Nowa, umeze neza? Kandi umwe mu basaza nifashisha, reka nifashisha Olivier Banza, we nta aracyafite imbaraga z'abasore. Haleluya. Karibu mwarimu. Irambwira ngo Nowa umeze neza? Arabwira ngo meze neza. Muri quartier ni sawa muri iki gihugu? Nababwira Imana ati byaranze abatinganyi babaye benshi, usambanya abana bacu batunaniye pi, basigaye bahanga byanze. Imana ibwira Nowa iti rero ibyo wabonesheje amaso y'umubiri nge nabibonye ndi umwuka, nge nkontorora byose ndeba byose. Irambwira ngo rero iherezo ry'ibifite umubiri byose rije imbere yanjye, ariko wowe Nowa ungiriyeho umugisha. Sinshobora kugira icyo nkora ntabwiye intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro, ntibishoboka. None mfite umushinga twateguriye mu ijuru ariko dushaka gusohoreza inaha, uremera umfashe tuwuprintinge tuwuzana? Nowa ati se niki ntakora ku bwawe? Haleluya. Aramaze ati se ufite umushinga ki kugira ngo twumve ko tuzawushobora? Imana iti ndabizi n'uburi ntiwabishobora ariko ninyo uzakubashisha. Hanyuma rero mfite igishushanyo mbonera cy'inkugi, ndashaka gukiza abantu banjye bazumva ijwi, nubahamagara bakaza nta kibazo. Mfite igishushanyo mbonera twakoreye mu ijuru cyitwa Kristo, ariko turamuzana mu isi mu nkugi. Ewe tata we, habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, haza kubyara n'umwana utunganye uwera tura natwe ababi. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanje bihamba mu mva, maze arazuka ngamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Aramubwira ngo mfite umushinga witwa inkuge, kandi iyo nkuge ni Kristo. Uwo mwinjiyemo wese aba amahoro, amazi n'umwuzure ntacyo bizamutwara. Aramubwira ngo uramfasha twubake? Nowa ati ntacyo ntakora ku bwawe mwana. Imana ihabwa icyubahiro. Nowa kuki ubaka iyo nkuge, urakora ibyupfa, dore utuye imusozi kandi nta masaha, ibyo ukora biratureba. Nowa araza abwira abantu ati itangazo, Imana yavuganye nanjye ndayumva, mwari mwaraburanye nayo ariko iravuze ndabyumva. None yampaye umushinga, yampaye plan ngo tuyubakire, muramfasha twubake? Baramubwira ati nta kibazo tuzaza. Abambere baraza barubaka, icyumweru cya mbere barubaka, cya kabiri barubaka, umwaka umwe urashira. Imana ntiyari yamubwiye igihe izagarukira n'igihe inkugi izuzurira, tegereza umenye igihe bizuzurira. Munyikirize amen. Nowa arubaka, nuko abantu baraseka cyane bati Nowa yavuga ukuri, bati habe na gato ntidukwiye kwemera
twikomereze mu byo kwinezeza. Bati habe na gato ntidukwiye kwemera, twikomereze mu byo kwinezeza. Abasore bakaza bakubaka, babona abakobwa bafite nyashi, bati mu izina rya Yesu sababa nabo baracyabona, akabaciyeho kubaka inkuge akabarabi. Abakobwa barimo barubaka, shari yamubenga agahita bivamo ati sinarinzi ko muri ibintu by'inkuge bajya babengana, akabaciyeho. Abagore nkamwe mwabyinnye mukaririmba, babona ingo zanze, kuwa mbere bagahita bajya ku murenge bati n'ubundi twahuye nkuze, akabanyuzeho ngo bagenda basezerana wa buhoro buhoro, baramusezera buhoro buhoro, ngo ariko nawe akomeza kubaka. Bibiliya ngo kwize niko kwatumye nawe yizera ibitaboneshwa amaso, ngo yibwira ko iyo bivuze no kubikora izabikora. Arimo ngo nzakomeza nubake. Bakajya baza bakamubwira ati umaze imyaka 40 ucyubaka muzehe, undi ati ndacyubaka shawe, izaza kwa kangahe? Ati sinzi igihe izazira ariko izaza. Nowa mara imyaka 120 yubaka inkuge, arayubaka ngo imyaka 120 irangiye inkuge yuzuye, ngo Imana irazira amubwira ngo turebye antuka. Nabwiye abantu ngo banze Imana ivuga igifaransa, ko gafaransa kararyoha. Voilà, we warakoze kutantenguha antuka. Irambwira ngo noneho rero kuko wujuje umushinga kandi Kristo akaba yuzuye neza, mbwirira abantu bose utitaye ku bakwanze, utitaye ku bakuvuze, utitaye ku baguhemukiye, utitaye ku bavuze ko bikabya, utitaye ku bavuze ko urengera, utitaye ku bavuze ko wabuze ubwenge, genda ubabwire bazi. Nawe ati nta shyari mfite pe, nta na munyangire mfite, ndagenda mbabwire. Aragenda abwira ati yemwe baturage nimwumve, Uwiteka aravuze ngo mwese promosiyo, mwinjire ku buntu nta kibazo. Nuko abantu baraseka cyane, bati Nowa yavuga uku, bati habe na gato ntidukwiye kwemera, twikomereze mu byo kwinezeza. Bati habe na gato ntidukwiye kwemera, twikomereze mu byo kwinezeza. Aragenda abwira Imana, tuzi ko babantu banze kuza. Imana iti banze, nari mbizi ko batari buze. Genda wibwirire sheri wawe, arya tishu ati harya wubatse igihe kingana gute? Ati nge nari ninaniriwe ndisazi. Umugore ati se ko twavanze ivangamutungo, tugende twinjirane mu nkuge. Ayiwe, ngajya mu bana bagati bana banje bahungu beza namwe bakobwa, murumva mushaka kwinjira mu nkuge, harya mwubatse igihe kingana gute? Ati twaje dukurikiye agakiza ka papa. Imana iti ntacyo, namwe nimuze mwinjire. Abana baravuga ati dukurikije ubuhamya bwa data turinjirana nawe mu nkuge. Ajya mu bakazana ati bakazana banje murumva mwaza mukinjira, ati mwubatse iki? Harya ati reka twarasibye, twari turimo kwitera makeup. Amaye timweze mwari mwagiye gushyiraho makeup no kugira mureba nk'udupusi mumeze gutya. Nta kibazo, promosiyo namwe nimuze mwinjire. Ajya mu bakwe bati bakwe banje muraho mumeze neza, inaha amatara aboneka? Ati yego. Ati harya mwe mwubatse iminsi ngahita kubera ko twakubahaga nka data bukwe, twapfuye kubaka nk'imyaka 20, atari kubundi nta n'inyinya twari kukwereka. Bagati Imana yatanze promosiyo, mwese muze mwinjire. Ngo binjira ari abantu 8, abantu 8 muri Kabuga yose, kandi tuyishimira wavuga korari yarambaye imikenyero, twarahamagaye YouTube, abadiyakoni babukereye, abashumba biriwemo, abantu 8. Si igitangaza ko tubwiriza hakihana umwe. Yesu yasize 99 ajya gushaka imwe yari yaragize gute? Ahari uyu munsi ni wowe. Munyikirize haleluya. Nowa aragenda abwira Imana ati mfite raporo y'abantu 8 bonyine. Okay, none dukora iki? Imana iramubwira ngo irankugese ko ibyumba byayo biri mu busa. Narabiteganyirije abantu none banze. Genda uhamagara inyamaswa. Ubwire intare zize zo zifite amatwi yo kunyumva. Ubwire amapusi yose yinjire, kigabo n'ikigore.
ubwire n'imbeba zinjire kandi zinjirane n'ipusi. Reba ipusi n'imbeba byinjiranye mu nkuge. Ubwire intare izane n'isha, ubwire ingurube izane na ntuza, ubwire agaca kinjirane n'inkoko, ikigabo n'ikigore, kimwe kizira ikindi, ariko kuko byari birimo birinjira muri Kristo. Anya wangu ngo uracyari umusinga. Iyo nturi muri Kristo cyo korora umuturanyi we. Intare n'intama, ingwe na bya bindi kunda, ingona n'amafi n'ibintu byose byinjiranye mu nkuge, bivuga ngo ubwo ari Imana umuremyi duhamagaye. Amashagaga yose turayasiga inyuma y'inkuge, tuzamara mu nkuge igihe Imana izategekera. Ipusi gagica ku mbeba iti bonjour mbeba. Ipusi imbeba iti bonjour pusi. Ti ko utandya se ti oya uyu munsi nta peti mfite turacyari mu nkuge. Haleluya! Intare igaca ku ntama iti bonjour ntama, ntama iti bonjour ntare. Hanyuma se amashagaga yo mu ishyamba hari ufite shantu uzi kuri umwami w'ishyamba. Intare iti ntabyuze twageze mu nkuge atwaganya hamahage. Hari amategeko y'isi yatugongaga, hari amahame y'imiryango yatugongaga, hari amahame ya systeme yatugongaga, ariko tugeze muri Kristo amahame avaho, ibintu byose birahinduka, duhinduka ibyaremwe bishya. Komera Imana amashyi menshi. Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo byinjiye byose. Nowa arasuzuma, arareba, akora check up, aravuga ati intare muri ya intare zose ikigabo n'ikigore kiti turi hano nge na sheri wanjye. Hanyuma imbwebwe muri hezi iti turahari. Hanyuma mwese murahari iti yego. Ikigabo n'ikigore. Aha, asante sana. Hanyuma mwe murimo hano mbabitsemo ahangaha, hanyuma muzavamo nabitegetse. Barinjira, birinjira, bimara mu nkuge, bimaranamo n'abantu iminsi 40 n'amajoro 40. Bibiri iravuga ngo ijuru risa n'iritobotse, niko murembyi yavuze. Ijuru risa n'iritobo, nuko hagwa imvura iteye ubwo, habicaye mu nkuge kugeza ubwo bazasohoka. Habicaye mu nkuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohoka. Haleluya! Abantu ngo baraza bakomanga kuri cya kintu nawe yubatse, ariko ibi bintu birakora. Ko Yesu azaza se kwa kangahe? Twavutse muri 90 bavuga ngo azaza, bo muri 75 bavuga ngo azaza nyuze hese. Ibintu by'imvura ni ibintu biri aho by'inzaduka bitafitiye aho bihuriye byasagashye, bifite aho bihuriye ibyo ngibyo. Ngo bakajya baza bagakubita ku nkuge ati nawe wasohotse shaka ibintu ari ibintu bya fake. Nawe ati nakazi kanyu base dukingure turunguruke muko mumeze ukuntu mubanye n'intare. Haravuga ati singe nakinze, wakinze yarutwaye. Ngijuru risa n'iritobotse, turi mu mutamenwa, turahana imvura itazatunyagira. Paulo yandikira Abakorinto yaravuze ngo icyakora bamwemeye, ni Yohana wivuze, bakizera izina rye bahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ariko Paulo yandikira Abakorinto yarababwiye ngo abo ngabo ntibazacirwaho iteka. Munyikirize amen. Ntabwo bazacirwaho iteka. Genda wicarire no wawe warakoze kubaka. Imana igikumbura bene uwo mugabo wumvise Imana yari yarabuze. Munyikirize amen. Nowa ashushanya imitima y'abakiranutsi bakorera Imana nta kimenyetso na kimwe bafite, akavuga ngo nubwo ibi bitaraba nzakomeza nyizere, nubwo itarampa umugabo nzakomeza nyizere, nubwo itarampa umugore nzakomeza nyizere, nubwo yamumpaye nzakomeza nyizere, nubwo yanyubakiye nzakomeza nyizere, nubwo itaranyubakira nzakomeza nyizere, nubwo ntize nzakomeza nyizere, nubwo nize nzakomeza nyizere, nubwo ndi mu cyaro nzakomeza nyizere, nubwo ndi mu mujyi nzakomeza nyizere. Bakorera Imana nta kimenyetso na kimwe bafite. Imana igikumbura bene aba bantu bafite bene uyu mutima ikarwara irungu. Nakuraho umugabo ufite umutima nk'uwa Nowa. Ewe tuyishimewe ya minota irashize shawe. Ubu sishize gute ntavuze Yobu kweri. Kuko nk'iyi minota inkozi biki kweri.
reka mvuge ubuzima bw'abakiranutsi uko babayeho mu isi. Ni izihe nshingano z'umukiranutsi? Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi. Umukiranutsi ahabereye Imana ngo atangaze umucyo. Imana ni umucyo. Abakiranutsi bakwiye kwerekana ubudasa bw'Imana, bakwiye kugaragaza ishusho y'Imana bakayerekanaho umucyo. Abanyumvise amen. Icya kabiri, umukiranutsi akwiriye kuba umusozi cyangwa umudugudu abantu bahugiraho. Ni ahantu babona ibyishimo, ni ahantu babona amahoro, ni ahantu babona amahoro yuzuye. Bayabonera mu itorero, bayabonera mu bakirisitu, bayabonera mu bizera. Abakristo ni umusozi uturwaho, ni ahantu abantu baruhukira bakakira ihumure. Munyikirize amen. Inshingano ya gatatu ku mukiranutsi ni ukuba impumuro nziza. Paulo yandikira Abakorinto aravuga ngo turi impumuro nziza ya Kristo hagati y'abakira n'abarimbuka. Umukristo afite inshingano zo guhumurira isi. Ugomba guhumurira isi. Umugabo yajya kwihumuriza hadakijijwe akavuga ngo ninjye washatse, ninjye uhiriwe mu bandi bose. Umugore wawe yakwihumurizaho akava mu bagore bahiriwe, ndi uwa mbere, ukwiye kuba impumuro y'isi. Ababyeyi bawe bakwiriye guhumurirwa n'agakiza bakavuga ngo nitwe twabyaye, dufite umukobwa, dufite umusore uduhagarariye neza. Munyikirize amen. Hari umukobwa wambabaje muri Bibiliya, yahuye n'umuhungu ufite impumuro mbi. Kuko Mana yanjye ndabigenza gute Mana? Umukobwa witwa Tamari. Tamari muramwibutse? Seko mundeba nk'abantu bamwibuka. Haleluya haleluya. Munyikirize haleluya haleluya. Tamari yahuye n'umusore ufite impumuro mbi. Amunoni ngo yabwiye papa arambwira ati pana amusiki ndarwaye. Kandi ibintu ndwaye ntago mbikubwira, dogiteri yabuze indwara. Ndwaye negative. Umwami ati se bakujyane se hashika? Amunoni ati ntago njyayo ni negative. Bakujyane muri Faisal se ati ndwaye negative. Bakujyane mu Buhinde se ati ndwaye negative. None indwara urwaye ni bwoko ki? Ati ndashaka Tamari. Yampaye. Tamari bari uza mbere umurwaza. Turi impumuro nziza ya Kristo. Abanyumvise haleluya. Dawidi ati se si mushiki wawe, mujyane ugenda gukorera ibyo ushaka, nasoza ibyo akora azaza. Tamari ngagenda agiye gusura brada. Ajya gusura? Nganyikirije ko mbakunda. Tamari batugiye hatigiye kureba mayi bra. Kandi kuko musangira igaburo ntago yabura kuba brada. Kandi mudiyakonana. Ntago yabura kuba brada. Tamari ugiye ashati ngiye kwa brada, kujya nijoro atangiye kureba brada. Ewe. Vuga ngo yo. Hanyuma se brada yabaye iki? Arwaye negative. Shore. Arashogoshe Tamari ari rukansa, aragiye kwa brada. Agere yasanga brada aryamye ku murere. Abarambwira ati karibu shu. Tamari ati ntago ndi shundi mushiki wawe. Amuyo wa sister. Ambwira ati ngaho hihuta utegura udutsima vuba nzanire. Tamari nk'umukobwa w'umunyabwenge abayikojeje mu gikoni kuri gaze niyo yihuta, abaratetse udutsima. Ati ngwino kuri saramanje. Amunoni ati ntago mfite imbaraga zo kuza kuri saramanje. Urwaye iki se? Ndwaye negative. Tamari ati ubu nta kabaraga wabona ko kuza muri sara? Ati ntago nakabona, tunzanire ku buriri. Amunoni abarirembesheje. Kandi yagiye azikaribura. Tamari nawe azikari sister. Ngahagere Amunoni abona imbaraga zimubyutsa, bavuniyemo urufunguzo arajugunya. Abarambwira ati ntitaye kuri mushiki wanjye, ntitaye ko twaririmbanye, ntitaye ko twasangiye gaburo, ntitaye ko twaguze imikenyero isa, ntitaye. You have to do something I need. Ufite gukora ibyo nshaka. Ubu uri hano turi kumwe uri uwanjye. Tamari ati mu izina rya Yesu. Ati kuko umwami Imana izanabara, nicyo gituma ntamwara. Ayiwe, nicyo gituma mu maso hake. Amunoni ati izo ngizo tuziheruka ku cyumweru, hano ntago baziririmba. Ibyo bikabyo by'abarokore mwihaye, mwigize abapene. Abarambwira ati vana ibyo ngibyo. Amufata ku ngufu.
turi impumuro nziza ya Kristo. Tamara abonye ibimubayeho ngahita yikuramo umwambaro yagiye yambaye, ninjiye ndi umukiranutsi ariko nsohokanye icyaha, kugira ngo abantu batazongera kumbona ndirimba bakagira ngo ndacyari umurokore. Ngiye kwerekana ko naguye. Tamara araruta benshi. Niba nawe yasohotse yambaye umwambaro w'abamaraya, wowe se ko wagumanye ukagumuka akawaka gakize. Niba na Tamari yaba ari hano mbamukomeye amashyi, we nibura yagaragaje ibimenyetso by'intege nke, aravuga ati ntimuzongere kunyegera naraguye. Mugende mumbwirire Imana ko naguye, muyinyingire muyibwire ko narangiye. Ariko rero hari ba Tamari b'abanyabwenge muri Arabwenge bakomeza bakabwiriza bakaririmba bakayobora bavuga ati tuzabajijisha nyine ko ntawe ukerekwa se. Turi impumuro nziza ya Kristo. Avuga ati sazamenya ko mfite undi mugore wa kabiri ryara zakomeza niryohereze. Ariko Tamari ntiyabuze byose, yeretse abitorero ko ari umunyantege nke. Abwira ab'i Yerusalemu n'abaturage bose arabwira ngo naguye. Abantu bose bakajya bareba Tamari, Tamari nazandirimbo we, Tamari we, Tamari. Aya masengesho wasengeye ikabuga Tamari na ya misozi wirutse. Tamari avuga ati nimuyireke, umukiranutsi naho yagwa ntazarambarara. Munyikirize haleluya. Abusalomu ngamenye ibyabaye, abonye ukuntu umushiki we yabaye, bamuviyoye bamwangije. Ndimo ndabona harimo abantu nka 2 cyangwa 3 hano binjiye mu byumba bya Bamunoni bahasiga gakiza. Kandi wagiye uzi ngo ni brother ngo he's my brother we ngo turinde 108 mu gakiza. Mwakomerekeye mu byumba bya Bamunoni, ariko Yesu yambwiye ngo Imana irabarema mu mutima mushya. Munyikirize haleluya. Abusalomu ngo yumvise ibyabaye kuri mushiki we ngarakara umujinya mu bica, atuma kuri se aramwe ngo papa ndashaka Amunoni azaze tujye gukemura ubwoya bw'intama tujye mu mashyo. Amunoni araza yitaba Abusalomu atazi biri bumubeho, kumbe Imana yagambiriye kwapfa. Afatihanye, afatatuye, afatabwiye si byabaye. Abusalomu ngaramufata muti kuri inkota aravuga ati n'ubundi wangije mushiki wanjye. Muri iri teraniro Imana iduha imitima iciye bugufi. Munyikirize haleluya. Imitima izunitswe icyaha Imana ikumbuye umukiranutsi. Reka nsenge ibisigaye umwuka wera binyuza muri Jean Paul abivuge. Ndabizi neza ko ibya Yesu ntibishira. Imana igikumbura umukiranutsi. Ariko se inshingano z'Imana nizihe ku mukiranutsi? Imana ishinzwe kukurinda. Kukurinda ni inshingano zayo. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira uncamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, Imana irakurinda iminsi yose mu nzira uncamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana ifite inshingano zo kukurinda. Nubwo waca mu bikomeye Imana izakurinda. Nubwo waca mu makuba akomeye Imana izakurinda. Ariko nugambirira gukiranuka Imana izaguhozaho ijisho. Bibiliya iva mu gutegeka kwa 2 ngo ubwo bwoko naburindaga nkuko ndindi mbona ijisho ryanjye. Imana ifite inshingano zo kukurinda. Munyikirize amen. Dawidi yaravuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngarika Imana imukiza muri byose. Ngirinda n'amagufa ye ngo hatagira na rimwe rivunika. Imana yahabwa icyubahiro. Haleluya. Irinda n'amagufa ye ngo hatagira na rimwe rivunika. Imana ifite inshingano zo kurinda abera. Icya kabiri, Imana ishinzwe kugukiza. Si rimwe kandi si kabiri Imana ikiza abakiranutsi. Uzajye kubibaza Morodekayi umubaza uko yamukije amaboko ya Hamani. Uzajye kubibaza Petero umubaza uko Imana yamukije amaboko ya Herode. Imana ikiza umukiranutsi. Tuyikomera amashyi menshi. Imana irakiza. Imana ifite inshingano zo gukiza abayubaha bose. Niko Petero yanditse, yaravuze ngo iradukiza itabitewe n'imirimo twakoze, ngo ariko igirinda n'abanyabyaha ngo kugira ngo izabiture
ibameneho umujinya wayo. Inshingano ya gatatu Imana ishinzwe ku buzima bwawe, Imana ishinzwe kukweza, ikaguhezesha amazi, ikakwezesha amaraso, ikakwezesha umwuka. Haleluya. Mvugutira kandi unshure inkamba zimvemo, umpindure icyuma cyawe uwarukoresha. Imana irasa. Dawidi yabwiye Imana, arabwira ngo hari umutima wari warandemanye, umutima uca bugufi, umutima utinya icyaha, ariko namaze kuwutakaza, nicishije Uriya kandi na muka Uriya namusambanyije ari hano mu rugo rwanjye. Arayibwira ngo ariko nubwo ibiganza byanjye bijojoba amaraso, nubwo numva umutima wanjye nawutaye, wa wundi watumye undutisha Aminadabu ukandutisha Shama n'aba Eliyabu, uwo mutima narawutaye. None usubizemo umutima wawe, undeme mu mutima mushya, unyuhagire ndera, unyuhagirishe Ezobu ndera, kandi usubizemo kunezererwa agakiza kawe. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Navuye mu byaha, mva mu butware bw'isi, ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu. Ubu ndashinganye, gendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Navuye mu byaha, mva mu butware bw'isi, ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu. Ubu ndashinganye, gendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Imana igusubizemo kunezererwa agakiza. Haleluya. Hari abantu babihiwe bameze nka hari umugabo witwa Berizirayi, urakoze cyane, ngo yarashaje agera aho abihirwa, kandi abihirwa ari Yerusalemu, bisobanura mu gakiza. Abwira Dawidi ati amatwi yanjye ntacyumva, ntago ngiryoherwa n'indirimbo, kandi ngo yari yarakoze ibintu byiza, ngo yoherereje umwami ngo akajya amwoherereza ingano, akamwoherereza ubuki, akamwoherereza akawunga, aba tutazagwa mu nzira nubwo umuhungu wawe yakwirukanye sha mwami, ndacyahari ngo nkutunge. Dawidi atashye ahungutse agarutse, arambwira ati waretse nkaguhemba Berizarayi, waretse nkaguhemba ko wangiriye neza. Abarambwira ati mva ntuwirirwe unjyana Yerusalemu, amatwi yanjye ntacyumva, ntago nkirya ngo ndyoherwe, ntago nta kintu na kimwe, genda wirire mwami, Imana izampembera ibyo nakoze. Hari abantu bamaze kubihirwa n'agakiza, ibintu byose byabaye degute, iyo baririmbye ntafashwa, iyo babwirira ati dore ukuntu Joseline areba, ibintu byose bibona n'ibintu byanarize, bafite umwuka bafite umwuka bafite umwuka w'abafarisayo. Ubona abantu bicaraga bati harya muri gutegeka kwa kabiri Mose yavuze gukira, abantu banariza, ubona bafite inyuguti nyinshi, ibintu byose babyanariza mu bwenge nyine, bashyiramo imibare, bagashyiramo ko sinisi na sinisi, kavuga ati harya mu mibare nabyize ntera, ati harya bura muri biology ibyo bintu birakunda, agahita n'amazana zana ko za ko tangente na za ntuze, ibintu byose akabihuza, ariko umwuka ntakorerana n'imibare. Munyikirize haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo inyuguti iricisha, ariko umwuka utanga ubugingo. Ndafashijwe. Munyikirize amen. Munyikirize haleluya. Imana ifite inshingano zo kukweza. Icya gatatu, icya kane, Imana ifite inshingano zo kukwirata no kukuvugaho neza. Kukuvugaho neza. Akavuga ngo dore ukareba, akavuga areba neza. Imana ivuga ibinyuranye n'ibyo abantu bavuga. Dore ukateye, Imana ikavuga ateye neza. Bakavuga ngo dore ukagenda, Imana ikavuga agenda neza. Imana ijya ivuga ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bavuga. Icyanyuma, inshingano z'Imana, Imana ishinzwe kuzaguha ubugingo, kuzaguha iherezo ryiza. Izo ni inshingano z'Imana. Izagusindagiza, izakujyana,
ikujyane, abantu bahari, abantu badahari, ubupfubyi bwaje, ubupfakazi bwinjiye, amafaranga ahari, amafaranga adahari, Imana izagusindagiza ikikubwira iti komera, niyo ntambwe turacyari kumwe. Ubwo ugiye mu Burayi naho turi kumwe, ubwo urangurira mu Bushinwa naho turajyana. Imana ifite inshingano zo kuzakugeza mu ijuru. Duhombeka amaso yacu, ntabwo ibya Yesu bishirayo. Jean Paul ari inyuma yanjye arakomerezaho, kandi nawe ndabizi ko atari bubimareyo. Kwa gatatu tuzagaruka twongere tubivuge. Haleluya. Noneho ayo mashini bara ya Yesu tuyakomera icyarimwe twese. Haleluya, haleluya. Munyikirize haleluya. Nshaka ko dusenga. Imana ikumbuye umukiranutsi, kandi mu byiciro byose Imana ikeneye umukiranutsi. Mu bize Imana iramukeneye, mu batarize Imana iramukeneye, abahinzi Imana ikeneye mu mukiranutsi, abari mu mahanga ya kure Imana ikeneye umukiranutsi, mu banyeshuri Imana ikeneye abakiranutsi, mu bacuruza Imana ikeneye umukiranutsi, uhuza iminzani neza n'ibipimo bye Imana ikeneye umukiranutsi, ikeneye umukiranutsi mu maofise, ikeneye umukiranutsi mu ngo zanyu, ikeneye umukiranutsi mu bajene. Imana ikumbuye umukiranutsi. Hanyuma niba ugize icyifuzo cyiza cyo kubwira Imana ngo umutima wawe ntuzakumbura abakiranutsi mpari, munyikirize haleluya. Imana nitweza, hari abezwa n'ijambo, hari abezwa n'umwuka n'amaraso. Ibyo byose Imana irabikoresha. Ubwira Imana ngo ntukabure umukiranutsi kandi nkiriho, ntugakumbura abera kandi ngihari. Ndimo ndacuruza, ndi mu rugo, ndi muri business cyangwa se ndi mu kazi kanjye ka buri munsi, no mu rugo ho n'ahantu hose. Bwira Imana ngo umutima wawe ujye undeba unyishimire. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi kiba icyifuzo cyawe kugeza ku munsi wawe wa nyuma, ubwo bazaba bagusezera, uzajya uvuga ngo Mana ndashaka gukiranuka kugeza ku gupfa. Igihe amaso yanjye azaremba, nkamuzambonekere, wenda uzankangura nsinziri, cyangwa nzaba nkiriho, nkubicishe. Kandi ingingo mwarimu wegeranye n'ura mubyeyi aze hano. Kari muze mwarimu. Urinde unyandike mu gitabo wanditsemo abakiranutsi. Ikimenyetso cy'umwuka wawe wakimaye wingwate, nicyo kimenyesha ko n'uwawe nawe ukabura uwanjye. Tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane. Ikimenyetso cy'umwuka wawe wakimaye wingwate, nicyo kimenyesha ko n'uwawe nawe ukabura uwanjye. Tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane. Abana bawe duciye bugufi imbere y'amaso yawe. Turagushimiye ijambo ryawe ryiza ryinjiye mu mitima yacu, ijambo ryo kuduhugura, kujya ukumbura umukiranutsi. Kandi natwe nicyo waduhamagariye kugira ngo dukiranuke, dukiranukiraho batureba naho batatureba, tubaho kuguhesha icyubahiro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu mwanya duciye bugufi imbere yawe, tugusaba imbaraga. Ababyeyi baciye bugufi imbere yawe,
bakeneye imbaraga. Hallelujah. Abagabo duciye bugufi imbere yawe, Bashisha mwa. dukeneye imbaraga. Kumbura Imbaraga umukiranutsi kandi duhari waraduhamagaye, zidushoboza Imana. gukiranuka, Tubashishe, imbaraga Jehova. zidushoboza guhesha Imana icyubahiro, imbaraga zidushoboza Yego. kugaragara nk'amatabaza, Yego. imbaraga zidushoboza kuba impumuro nziza hagati y'abakira n'abarimbuka, hagati y'abatakuzi n'abakuzi. Duha imbaraga mwami, uyu mwanya itorero ryawe duciye bugufi kandi twizeye ko hari icyo ukoze muri iri teraniro kubw'ijambo ryawe ryiza. Hallelujah. Kandi turizeye Yego. ukomeje gutanga imbaraga kuri buri wese. Amen. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen.